الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكون يمشي الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله ونيه قدس بزوزما يمكن ورد فوية وإسلام كان يبرجك الله سبحانه وتعالى وتزال سبرا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله مري آية وإسلام يتكيجي شجيوكو أنا تمنيشا برجيوكو يتقوار جان يتوتقوا فوية الموت الصغرى وقفقوا تويا وإسلام فيمسك التي قضى عليها الموت iyo Allah bishatse ngo hari nafsi z'abana gumana umuntu akarya marjanya tarebuza kongera kwisanga mu isi y'abazima wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma niyo Allah subhanahu wa ta'ala bishatse hari izindi nafsi hari izindi roho arekura akazireka akazihandi mahirwe yo kwisanga mu isi y'abazima ila ajalin musamma nabwo Allah akazirindiriza kugeza igihe runaka yagennye subhanahu wa ta'ala. نوما بفضل الإسلام كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دار من السنة يا رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ يبجوك أرم زما يشمر الله أكن مسينجزا أكفوغا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أكشمر الله سبحانه وتعالى كونما يوزما يليكم مسلمين وإسلام فكيف ننو بمزغوت وإسلام igihe ubyutsuri muzimu kisanga muri salatul fajr isala nyingi ikomeye ba Islam faqad qala alayhi salatu wassalam inna imam Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo afdalus salawati salatul fajr yawm aljum'ah fil jama'a burya ngi sala nzizi ifite thawabu nyinshi kurenza izindi mbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sala ya fajiri iyi ya yawm aljum'ah yokumunsi w'ijuma nguyu fil jama'a ikozwe muri jama'a وري صلاه صايب الاسلام نسال الله ان يتقبل منا الله تواكل الصلاه ان شاء الله ما امين ariko ubundi iswala niyigiri thawabu nyinshi kurenza izindi zose imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salatul fajr fajri ya yawm al-jum'ah yokumunsi w'ijuma fil jama'a mumbaga muri jama'a وقد طبقنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم twana shize mu bikorwa sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallam kuri fajri ngingi yokumunsi w'ijuma رسول صلى الله عليه وسلم يكون غسوما سوره بي سوره السجده نسوره الانسان كورك يا امير رسول سوما سوره السجده والحمد لله كويسومي كورك يا كبير رسول سوما سوره الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اذ سوره رسول قد واظب عليهما الى ان توفاه الله رسول يكون يكوزي سوما كوجيجيه الله يمسويرجه عليه الصلاه والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الله تواكي لله إذا تواكوزي وسي اللهم آمين. أيها الإخوة وبنو الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم من السمور جاءتش مجتبو تافقه الأسرة يجتبو تقواتا نجو الإسلام شوكي جي شبانو إبجارك لنا فقه نو من إسلام ومكو منا لتطيب حياته الزوجية kugira ngo icyerekeranye n'urushako rwe rutungane abayisilamu. Twabonye yuko ni kenshi cyane itaraka ziri kuvuza ubuhuha mu ngo z'abayisilamu. Abantu bari kubara baratandukanye kera shar'an mu dini w'Islam. Abantu bakabana barahana mataraka 5 amataraka 8 cyangwa se ugasanga abantu benshi b'Islam buri muntu afite icyumba cye, umugabo afite icye n'umugore afite icye. Wa an-nadhiru fil mawdu' iyo urebye neza ugashishoza mu bintu biri kuba muri iyi minsi by'amataraka no kutabana neza hagati y'abashakanye mu ngo burya biterwa na al-jahlu an ahkam ash-shar'i
kutamenya amategeko y'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala agenga bashakanye no kutamenya umurongo Allah yatanze n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubishingiye ku mubano hagati y'umugabo n'umugore. Hari umurongo Allah yatanze bisna burya nta kintu na kimwe uretse ko Allah yatanze ubusobanuro kama qala Allah jalla wa ala nkuko Allah muri Qur'an yavuze ngo wa kullu shay'in fassalnahu tafsila ngo buri kintu cyose twagitanze ubusobanuro wa Islam. Muri iyi dini nta mayobera matagatifu abamo abadan. Twe muri iyi dini buri kintu cyose gifite ubusobanuro bwacyo. Wallahi alhamdu wal minna. Alhamdulillah idini ya Allah irasobanutse wa Islam. Ejo twize kubyerekeranye na al-mahr, ibyerekeranye n'inkwano, tubona yuko mina sunna, muri sunna nuko umukobwa atagomba madha kuremereza ibyerekeranye n'inkwano. Wal yawm bi idhnillah tabaraka wa ta'ala uyu munsi tugiye kureba sunanu wa adabun nikah, zimwe muri sunna, bimwe mu bintu umuntu yakora akabona thawabu muri nikahiye mu ndowa ye, wa adabun nikah, na zimwe muri adabu discipline umuntu agomba kurangwa nazo muri nikahi y'Islam. Min sunnati nikah, muri sunna nanone Muislamu atagomba kwirengagiza muri nikah harimo ibyo bita al-khutbah, gutanga ibyo bita khutbatul haja. Khutbatul haja ni kumwe umuntu mumaze kumusezeranya we n'uwo bashakanye hanyuma uwasezeranyije agatanga khutba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iyi sunna Rasulullah ikoraga iyo bagagiye kugisha indowa mbere cyangwa se nyuma, yarangiza agahita akurikizaho izi aya eshatu zigira ziti: iya mbere ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini aya ya mbere. Aya kabiri Rasulullah akurikizagaho muri suratul nisa: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إني آية كان آية يا كبير يا رجل كنت تقول إني آية يقولك من السورة ماذا؟ الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رجل كمان: وأما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من رواية إيبا يتمني خطبة الحاجة رسول يوجد كنجيش اللوة تاقى سمازة كنجيشا يتاقى الصماء مقدمة أغتانجرا ثم يوصي الزوجين. يا رجل أغتانجرا كوبتان يناما حقاتيا باشا كاني أما ماذا يقول النكاح تاقى سمازة كويكوان. Rasura gatanga inama wayudhakiruhum akabibutsa ibyo Allah yabibukije muri Qur'an bagomba kwitwararikaho, haba ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umugore. Wal khutba khutba Islam yani ikorwa na man yakhtu yani bi an yakhtuba man yatawalla al-aqda, ikorwa na waundi urimo urakurikirana gahunda z'indowa, sawa'an kana rajulan aw imra'ah, yaba ari umugabo cyangwa se n'umudamu. Burya n'umudamu iyi khutba yayivuga Islam. طيب umudamu ayivuga ryari we? Ayivuga qabla, mbere yari kumwe n'abadamu bagenzi baho bicaye. La mani'na tabitwaye nikahi taratangira kuba waburi kwibutsa bamwe mu badamu. Ibn Aisha radiyallahu anha yadaga bikora radiyallahu ta'ala anha kama jaa fi al-athar huko byaje muzime mu mvugo. Aisha radiyallahu anha kanat takhutbu fi majlis al-aqd, wa Aisha jaga tanga khutbatul haja. Naam,
ryari fi majlis al-aqd igihe indowa igiye kuba ari kitaraba yani qabla mbere yukiba fa idha jaa amru al-aqd ngo noneho iyo madha iyo igihe cyo kungisha indowa tabaga kigeze uwo kuyungisha hageze qalat ngo Aisha yaravugaga ngo dunakum wal aqdi yani ar-rijal hum alladhina tawallawna al-aqda Aisha yatavuga ati kanarukira hangaha gahunda yo kungisha indowa irageze kandi ibyo ngibyo bikorwa nande n'abagabo Aisha kabagarukira hangaho amawiza ari gutanga dasona Islam la mani naco bitwaye n'umudamu kuba yaba ari kubwiriza abadamu bagenzi be aho bicaye naam abibutsa agira ibyo bibutsa qabla al-aqdi mbere yuko indowa itangira amma naho indowa itangiye alladhi yatawalla al-aqda ukurikirana gahunda y'indowa kanayungisha burya n'umugabo yasobanutse Islam nagara umugore yungisha indowa ubwo bivuze ngo umugabo nawe uvuga iyi khutba noneho nikahi madha yani igihe imaze kuba wa kadhalika aidan nanone Islam yajuzu biremewe niyo avuga ni muqaddima itaringi ariko sunna no kuvuga muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kudizahirangiri ariko nakoresheje ni muqaddima ugasingiza Allah ukanibutsa abantu na'am icyo gihe nabyo yani la mani' nacho bitwaye hanyuma Islam tudhakiru bi ni'mati nikah uyitutangira nyuma yizi muqaddima nabagiye khutbatul haja nyuma yi khutba utangira kwibutsa madha abashakanye ibyerekeranye na nikah al-Islam uko nikah muri iyi minsi abantu kuzikinisha abantu bagiye babibutsa nyuma yi muqaddim hatangwe inama hagati y'abashakanye abantu turi kubashingira nyuma y'ibyumweru bitatu kumva mu batandukanye wallahi abantu ejo bundi ukabakoresha indobo ukajya kumva ejo bundi hari umugabo wavuze ngo ngiye ngo birananiye ubu nagiye kunga ejo bundi Islam wallahi arashize ukwezi kuzuye umugabo ngo ni santima zabineye ngo naramukundaga ariko ngo mu rugo rurananiye umugabo muzima wavuga baramaranye ukwezi ni nko kuvuga ngo ndimbwa birananiye ndimbwa ndabyembe sicyo bisobanura Islam urukunaniye sasa wagiye kwiterana mu bintu ndazashobora abantu batinya Imana mu bintu byerekeranye na nikah bamenya agaciro ka nikah bamenya ibyo bita maqasidun nikah intego Allah yagaragaje ziri mu gushaka kubera twemereye ikitwa gushaka wa Islam abantu bari gushaka bishingiye ku makuru santima gushaka Allah bise ngo ni mithaqan ghaliza burya ni sezerano ni gihango bugiranye na Allah subhanahu wa ta'ala yewe unagiranye n'uwo ngo mukoranye nikah sibyo Islam ntabwo indowa arizo gukinirwamo abasore babyumva Islam ibi turabibwira ababyeyi hari igihe ababyeyi rimwe na rimwe bimana abakobwa babo ugasanga abahungu bari kurira ngo batwinye abakobwa bacu ariko hari abahungu n'abasore badashobotse muri iyi minsi no mpamvu usi al-aba wal ummahat ndi gutanga inama ku babyeyi b'abagabo n'abagore na'am ni sunna nziza gushingira umukobwa wawe ariko bitonde muri iyi minsi hari abahungu badashobotse si bose ariko barahari ntabwo ari bose abahungu badashobotse ariko hari abahungu bimaze kugaragara ko nabo badashobotse mu byerekeranye na nikah umuntu arajya gutakamba bakamushingira burya Islam umuryango iyo wemeye kugushingira wallahi kiba ari ikintu gikomeye cyane yaqulu ulama abamenyi baravuga bati burya umuryango uguhaye umukobwa wabo bakamugushingira wallahi ujye ubashimira bikomeye cyane kuko ngo baba bagukunze banaguhaye karibu mu muryango wabo kugeza nubwo nta kintu baguhishe babaye tayari no kukwereka ubwambure bwabo bw'umuryango burya iyo bagushingiye umukobwa w'abandi umuryango bawemeye kukwereka ubwambure bwabo sibyo Islam weho bamaze kugukunda bakwinjije mu muryango banakwereka ubwambure bwabo ubwo bagushingira uwo mukobwa wabo nyuma y'ukwezi nyuma y'ibyumweru bibiri ngo mufatige umukobwa wanyu nge ntabwo ngimukeneye nyuma y'uko umaze kumukora ibyo ushaka kumukora ubusugi bwe urabutakaje ikindi uramwandagaje byisumngo uramwirukanye ngo yataye umugabo yataye urugo ibyo byose umukoreye menya ngo Allah azabikubaza mu Islam abasore batinya Imana n'ababyeyi nabo babanze bagenzure muri iyi minsi ko hari abasore badashobotse wallahi hari abasore badashobotse intego zabo ari ukwangiza umwana w'umukobwa gusa ariko nta gahunda yo kubana nk'umugabo n'umugore ihari ku ruhande rw'umuhungu wa Islam niyo mpamvu bagomba kugenzura bakareba
ukareba uje gushingira umukobwa wawe nagaruka upfa gufata umukobwa ngo uramutanze uko hari abagabo benshi muri iminsi wallahi badashobotse hanyuma abasore bakaza bakarira ngo abagore gutwara babuze ngo ababyeyi mujye mubatubwirira badushingire baragushingira kandi nawe udashobotse abiyo namanze batinya Allah subhanahu wa ta'ala muri ibyo Islam nikahi ntabwo ari umukino ni mithaqan ghalidha ni igihango n'isezerano rikomeye cyane ubugize mu Islam ntabwo rero gupfa kuyishokamo gutyo gusa byemewe nta mpamvu ufite yemewe n'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala uzanye umwana w'umukobwa w'abandi wallahi ukwezi kurashize ngo ndamwirukanye nasubira iwabo ngo nzashaka undi ntacyo umudamu yagutwaye umuyisilamu kazarasari arakubaha aragutekera arakumesera ntacyo atagukorera ngo yangu ngewe ngo ndikumva ngo urugo ntazarushobora ngo mbivuyemo se ngo n'ubuyisilamu ubwo n'ubuyisilamu burya ko niyo ari igihe iyo bigenze nabi urugo birashoboka yuko umugabo yagwa mu byo bita crise économique akaba bese ubukungu mu rugo bugahungabana sibyo Islam bibaho twese turabagabo ariko niyo bibaye burya umugabo ukunze umugore hari ukuntu abigenza ushobora kubwira umukobwa ukajya kubisaba iwabo ukamubwira ati mwanyemerera umwana wanjye akaba ari hano igihe kingana n'ukwezi ko hari agasafari mfite cyangwa se karara ngiye gushakishiriza nyuma y'ukwezi nzaza mufate mwanyemerera iyo bakwemera iwabo n'umukobwa alhamdulillah sibyo Islam ukagenda ukabanza ukisuganya ukongera umashanga ukiyubaka ugakora hanyuma nyuma y'ukwezi ukazajya kumufata ukamugarura mu rugo ariko weho nta nubwo iyo ntambwe uyiteye byibuze niba warakubiswe mu rugo nta riziki ihari wewe uravuze ati ndakwirukanye tayi wanyu birangiye wallahi wasanga umusore bamuhaye umukobwa w'abana ariko ni umusore udashobotse w'amafuti abantu batinya Allah subhanahu wa ta'ala ababyeyi bajye bitonda babanze bareba bo bagiye gushingira abakobwa babo hari abasore hano baza mushira imani ubwanwa ipataro yaciye itagize sinze gusari gatanu ku munsi sijida yenda kuzura gahanga bimeze nk'ukwezi naam yaza nkamubonaho imani kumva umuntu afite ibindi bibereye mu Islam n'umuntu udashobotse nakagabo k'amafuti abo bantu nimukabashingira abakobwa bana no mpamvu ulama abamenyi bashizeho kondisiyo gatatu narayi babwiye abayisilamu rasul yaravuze ngo idha ja'akum man tardawna dina ngo nimuzirwa n'umuntu mwababyeyi mwe mugashima idini rye umusore mukamureba mugashima idini rye wa khuluquhu mukanashima n'imico ye fazawijuhu rasul yaravuze ngo umuntu mujye mumushingira adafa ulama abamenyi bongeyeho indi sharti ya gatatu istanbatuha min al-kutub iyi kondisiyo bayikuye mu bitabo kandi ishingiye no kuri qawaid sharia n'amahame y'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ihe icya gatatu mujye murabanza mushishoze murebe kuba muntu ashoboye kuba yatunga urugo bigakunda ibyo bita tahammulul mas'uliyya uwo muntu mugiye gushingira mujye mureba ko ashoboye kwakira inshingano kuko umuntu ashobora kuba asari gatanu ku munsi w'umusore asari gatanu ku munsi n'imico nta kibazo ariko nakagabo k'inyanda sibyo Islam nakagabo katari tayari gukorera urugo n'umugabo utari tayari guhangayikira urugo sawa arasari gatanu ku munsi n'imico arayifite nta kibazo ariko twareba tugasanga n'umugabo udashobotse umwana wanyu azapfira muri rugo rwe n'inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo narababwiye Abayisilamu hari abagabo badashobotse ukajya kubona ukabona umusore yashatse nyuma y'ibyumweru 2-3 bya bindi babahaye byo gutwikurura bishize siko babyita Abayisilamu cyagitoki na za nkoko na wa muceri bimaze gushira ugasanga umusore aho kugira atangire gutekereza uburyo yahaha agaburira umugore yazanye ngo ngenda ajya kujya kwa mama ngo nawe ufite mama wawe se ngo simbutira kwa mama ngo nawe ujya kujya kwa mama wawe ukaba kakagabo bita ngo ni kwa mama saa sita bajya kujya kwa mama wawe nijoro ngo ni kwa mama umugore ari kwishwe n'inzara hehe iwawe ngo nawe ngo ufite mama wawe ngo uzajya ujyayo ngo duhurire hano twese twahaze ubwo ni Uislamu mujye murareba ko umuntu ashoboye inshingano ntabwo kwambara ipataro itarenza akaboma nkore no gutereka ubwanwa n'isofa ya mbere kuyihoraho ariko urakagabo kadashobotse si ibyo dushingiraho byonyine mu kugushingira umukobwa si byo Abayisilamu la yaghurrannakum nimuzashukwe cyangwa ngo mushiturwe no kubona umuntu ameze gutyo ariko ku rundi ruhande adashobotse si byo Abayisilamu ibi ngenda muri kumwe by'Abayisilamu bimaze kuba kese eshatu nungishije indowa abantu tukajya kuzibungisha
naam ariko wajya nyuma y'ukwezi kumva baramamagaye ngo nje kumva bimaze kumva ho gatatu w'Islam wallahi kandi abo bantu gasanga ni abantu bigaragaza yani mutawwa'in n'abatawwa yani kubwanwa yateretse ipantaro yarayiciye yahoraga mu darasa zanjye yahoraga he wajya wallahi nyuma y'ukwezi kumva ngo wa mugabo ukumva umugore araguhamagara kurira wajyayo ukumva umugabo ntashotse wallahi ittaqullah fi banati almuslimin rubyiruko mutinye Allah ku bakobwa b'Abayisilamu niba uzi kudashoboye kuzatunga umugore wifqa shar'i bigendanye nk'uko Allah yabivuze ubwo byihorere ntabwo urabona ubushobozi qala Allah jalla wa ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli ili al-islam ngo bitonde bagire saburu babandi batarabona ubushobozi bwo gushaka ngo hatta yughniyahum Allah min fadli kugeza igihe Allah azabubahera niba uzi ko udafite ubushobozi uri kujya kwidumbukiza mu bidashoboye kubera si ikibazo w'Islam Allah kugiriye iyi nama Allah arakubwiye ngo wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikaha ngo babandi batarabona ubushobozi bwa nikahi ngo nibabe bitonze bakomeze bifate birinde gusambana birinde guhubuka wal yasta'fif bakomeze bifate bitwararike bagire saburu hatta yughniyahum Allah min fadlihi kugeza igihe Allah azabahera ubushobozi bwo gushaka amma naho kujya gushaka uziko weho gahunda yawe nukwishimisha ku mwana w'umukobwa iminsi 2 cyumweru bibiri nyuma uyitumwirukana nta mpamvu zihari ziri kugaragara fahada ibyo ni mizahun nuni mikino mu mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala وقد قال الله جل وعلا كان الله يفوز نكي ولا تتخذوا آيات الله هزوا ibyanjye nimugashaka kubizana mu mikino ini aya Islam nikahi min ayati Allah nikahi indowa iri mu birango n'ibitangaza bya Allah subhanahu wa ta'ala bigaragaza ubuhambare bwe wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah yerekanye ko nikah ikintu kindowa min ayati biri mu bya Allah subhanahu wa ta'ala batagomba kuzana mu mikino yasobanutse Islam hano bavuze wiki nyuma yuko uvuze iyi muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu umaze gusoma zira aya ya ayyuhalladhina amanu zira aya umaze kuzisoma mu gitabo baravuze bati ngo fayusi wa yudhakkiru bi ni'mati nikah icyo gihe tutangira kwibutsa abantu agaciro n'inema ya nikah ukibutsa abantu wayusi azawjayn ukanatanga inama hagati y'abashakanye umugabo kamugira inama n'umudamu kamugira inama wa hadhihi الخطبة العظيمة خطبة الحاجة قد أفرد لها الإمام الألباني رحمه الله رسالة مستقلة وخرجها تخريجا تاما عظيما في تلك الرسالة خطبة وإسلام بقية يكون لكم منس والنكاح إمام ناصر الدين الألباني رحمه الله حرقة تويان ما شاء الله كريكو فوق كري خطبة كي هاريه وازا الشمراء زاق السماء وسيستفيد أكثر يزومك برنزة يبنجي الإسلام. طيب المسألة الثانية مسألة كبيرة وهذه الخطبة هل هي واجبة أم مستحبة؟ إسأي خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعين نيوما أكيبت سبانو إسأي نيتجك كبيكو ركمونس والنكاحي كان السنة إتجك كبيكو بيتجك فقد قال جماهير العلماء أما من جبال شبابنا يقول إي خطبة مستحبة نسنة سيتجك يعني بمعنى بسوان يجي birashoboka yuko abantu babasezeranya iyi khutuba itabayeho siyitegeko nagari itegeko kabisa ahubwo ni sunna uwungishije ndo waramutse bikoze farillahi alhamdu wal minna mashallah bibari khairi ariko atanabikoze nabyo ntacyo bitwaye limada kubera iyo mambo islam fa inna zahira ba'd al ahadith kubera ko harandi mahadith yagiye agaragaza anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam zawwaja bila khutbah hari izindi hadithi zagaragaje yuko rasul hari igihe yajyaga ashingira abantu akungisha indowa hanyuma ntatange khutba hanyuma ntatange iki
khutba yani rasul rijatanga khutba halije atabikora byasobanutse Islam fadalla hadha ibigaragajero yuko ibingibi ni sunna kubikora ni sunna urabihemberwa ariko niyo utabikoze falaysa bimadha falaysa alayka ithm nataha ubona imbere Allah tabaraka wa ta'ala yani fala ithma alayka nataha ubona wa in kana yani ba'd adh-dhahiriyya هو سمعهم وبمني بريكل مذهب يا الظاهرية مذهب يا ابن حزم وداود الظاهري يرون بابا منايكو يجيبي الواجب بتاني خطبة نتجه يمذهب يا الظاهرية بابا منايكو أريتجه وهذا قول مرجوح ينبغوا يوم نمبر جفته كبركو هذا حديث نيش ذاك رجعه كرة سورة تيجرجا أبي كرة رجعنا رجع سؤال تسنا والله أعلم. طيب المسألة الثانية مسألة كبيرة الإسلام من السنة مري السنة زانكاح حرمو إتيتوا الوليمة إتيتوا ماذا الوليمة والوليمة أيها الإخوة إلي جامر إتيتوا الوليمة بفن الإسلام تطلق هذه الكلمة على طعام العرس إلي جامر يكون ذو كوريش وچانه hagambiriwe ibiryo byo ku munsi wa nikahi byo bita kurya ibiryo byatetswe kubera nikahi kubera indoa byitwa walima. That's what Islam yani jambo walima ni jambo yani risobanuye ibiryo byatetswe kubera ko habayeho nikahi. Sio Islam ibyo biryo byatetswe kubera ko habayeho nikahi mu cyarabo bita guki walima. That's what Islam walima ntabwo ari ibirori nkuko benshi babita ahubwo walima ni izina rya bira biryo byatetswe kubera ko hakozwe iki indoa. wa qala ba'd al-ulama bandi min baravuze bati al-walima iri jambo walima ni jambo rikoreshwa ngo ni ismu li kulli ta'amin yutbakhu wa yu'addu lil-akl sawa'un kanat lis-surur aw li ghayri as-surur. abandi min baravuze bati jambo walima ni izina ry'ibiryo bitekwa byari byo byose byatekwa hagambiriye kwishima cyangwa se nubwo byatekwa nta kintu cyabaye. Ibiryo byose ngo byatetswe hagambiriye kugira ngo biribwe ngo byitwa guki walima. Wa qawlu raji mvuga ifite imbaraga nuko alwalima iri jambo ni ismun ni izina ry'ibiryo byo byatetswe kubera ko habayeho aqdun nikah habayeho iki indoa. Ibyo biryo biri buze kuribwa kubw'ibyo byishimo byo kuba habayeho nikah nibyo bita madha walima. طيب wa walimatul urs ugorore bavuze ngo walima y'ubukwe naam haba hagambiriwe ni sun'u ta'amin 'inda al-'urs ni ibiryo bitekwa ku munsi w'ubukwe wa 'inda al-'aqdi ndetse n'igihe hakozwe nikah wa da'watu an-nas ilayhi ndetse n'ibiryo bitekwa kubwiyo mpamvu ndetse bikanahamagarwa abantu bakaza bakabirya. wa yasihhu an takuna 'inda al-'aqdi ngo ni sunna biranemewe rwose kuba ibi biryo yani biremewe gukoresha walima ku munsi wa nikahi nyirizina abantu bakava muri nikahi bayitabarya. That's Islam yani biremewe kuba wagaburira abantu walima yawe ukayikoresha ku munsi wa nikahi ku buryo nikahi iri buze kwitirangira direct abantu bayita barya kuri uwo munsi. That's Islam. wa yasihhu an takuna ba'da al-'aqdi biranemewe yuko walima wayikoresha nyuma yuko indoa yarangiye biyawmin aw yawmayn haba hashize umunsi nikahi yarangiye cyangwa nyuma y'iminsi ibiri. Iyi masala mayandisha Islam biremewe gukoresha walima kugaburira abantu kubwa nikahi wakoze imma biremewe kubikora kuri uwo munsi wa nikahi cyangwa se unashatse wabikora nyuma y'iminsi wa Islam wanabikora nyuma y'iminsi nabwo bishatse. Yani mathalan ushobora gukora nikah warangiza gukoresha nikahi icyo gihe ugashyiraho ko uzagaburira abantu nyuma y'icyumweru. Sibyo Islam biranemewe rwose no kuba wazagaburira abantu nyuma y'ukwezi nikahi barayikoze cyangwa se nyuma y'igihe runaka nk'uko byemewe kuba wabikora kuri uwo munsi nyirizina. That's Islam tuzanabibona biidhnillah
يعني مؤمن سليم بره حريزين مسائل الزيجة كان ولما تزاون بإذن الله تبارك وتعالى. طيب المسألة الثالثة مسألة قتت والوليمة ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، وليست واجبة عند جمهور العلماء. هذه ما تقول ما حكم الوليمة؟ بكرش وليمة حكم يدني نيتجكو لسنة بمزرف برغوزبتي وليست شرطا نعم غير كونديسيون وليمة مري نكاح نقول أمور دفت بجاء وري لبان نعم كموتا بفت بيتجان يزكي نكاح نعم بشيء يعني من رمو تباي كموتي والنكاح يفتي وانا زوار مزغوتام سيجو إسلام نور جو شانغو سنرزون هذه baramushingi ntacha fitari buze kugaburira abantu kuri uwo munsi nta n'inkwano afite nikahi irafata nkanagifa nikahi sahihi ni nzima rwose na kibazo ifite yani kuba umugeni ugiye gukora nikahi uwo munsi nta kintu afite cyo kugaburira abo yatumi muri nikahi ntabwo byanyiza iki nikahi byasobanutse Islam walaysat wajibatan nanubwo nikahi nakon afwan nanubwo walima ari ikintu cy'itegeko muki muri nikahi ku buryo yego kitakozwe ngo nikahi yabipfuye wa inna ma hiya sunnatun muakkada ngahubwo nikahi ni sunna yashizweho mu kazo habuze gato mu bitegeko ariko ntabwo ari iki vuze nikahi cyangwa walima vuze nikahi afwan hada khata ni kosa yani sabq al-lisan yani ngambiri walima يعني وليمه سي اتدقو ahubwo ni sunnatun muakkada ni sunna sibyo mukazo hamuze gatogo bitegeka ariko si itegeko da sunna ya Islam hada qawlu jumhur ulama abamenyi benshi babona yuko iyi ariyo mvuga ifite imbaraga walima si itegeko ni sunna ubwo bisobanuye ngo iki bisobanuye ngo law tarakaha zawju umugabo wakoze indowa aramutse atagaburiye abantu ngo ma ya'thamu ngo ntacahabona byitwa ngo aretse sunna ariko ntacahabona wa inna ma hiya sunnatun muakkada ini sunna yashizweho mu kazo umuntu tumushishikariza kuyikora ariko atayikoze ntacaha abona hada qawlu man qawlu jumhur ulama ini mvugo y'abamenyi benshi hafi 80% niko babibona da sunna Islam wa qawlu thani imvugo ya kabiri qala أيضا بعض الفقهاء أبان من يفقه ما رمزبتي وليمة نواجبة نتجكوكم نويس وكوزي إندوة بكورش وليمة كغابرين أبان وكرجة إجيه يجيزه كتير يكوزي إندوة يجب على الزوج أن يؤلم ومغابو على السبب ماذا عفوا ينبغي على الرجل أن يؤلم umugabo arasabwa kugira ngo gukoresha walima igihe yakoze nikahi wa hadha wajib ngo ni itegeko y'Islam ayyuhuma arjah ivuga ifite imbaraga ni iyihe muri zivuga ebyiri bamwe bari kuvuga ngo ni sunna itageze ku rwego rw'itegeko abandi bari kuvuga bati ngo ni wajiba ni itegeko gukoresha walima ukagaburira abantu igihe wakoze indobo fama qawlu rajih ivuga ifite imbaraga nuko ni iyi ya kabiri walima ni wajiba ni itegeko umuntu wese wakoresheje nikahi indowa arasabwa kugaburira abantu yabikora kuri uwo munsi yabikora baada yawm nyuma y'umunsi wa nikahi yabikora biyawmayn nyuma y'iminsi ibiri amaze gukoresha nikahi yabikora nyuma y'icyumweru nyuma y'ibyumweru bibiri gusa pfa kuba ziko afite ideni ryo kuba ataragaburira abantu kuri nikahi da sunna Islam wa hadha ma rajjahahu al-Sheikh bin Baz ابن بازي ابو نايكو يمبغى لي في بركه وكذلك ايضا نانوني العالم العلامه محدث العصر شيخ ناصر الدين الالباني ابو نايكو يمبغى لي في بركه وهكذا قال شيخي الشيخ وعندكم ابي بنا سليمان الرحيلي يرى الوجوب او نكري تنيكو من وسو كوزيندوا يكو مكوريشي وليما اكغبري لبانو يسوع الاسلام لأن هذا أدلته يكزير كلام قال بإذن الله تبارك وتعالى وتجزئ الوليمة بما تيسر
ngo nanone kugaburira abantu sipaka ngo umuntu yikalifishe yihe ibyo adashoboye ngo birahagije ibyo ushoboye kuba wabigaburira abantu la yusharatu fiha adhab ngo si ngombwa kubaga cyangwa kugura inyama guteka imiceri amafanta n'ibiki wala yusharatu fiha al-lahm ngo muri walima si hamwe ngo kwinyama ziba zirimo يعني ولا يشترط فيها الأرز سنمون مچري بل كل طعام ngahubwo buri kiryo cyose fakuba kiri abantu babirya ibiryo byose wateka biribwa tujizi ubirahagije ko umaze kubiha abantu ubwo kwa Allah bahita bavivura ko walima uyikoresheje kullu ta'amin yuqaddamu lin-nas liya'kuluhu yujzi al-walima hatta walau lam yakun matbukhan ngibiryo byose biribwa bishoboka yuko waha abantu bakarya bakanezererwa ngo burya ibyo byose wabikoramo walima genga bibabwira mu gapiga w'Islam wallah birashoboka yuko wajya nukizanira maza amandazi n'iteremusi zawe z'icyayi ugatereka aho ngaho ukababwira ati iyo walima yanjye munywe murye khalas birashoboka yuko wakora ibyo ibikorohe fakuba uragaburira abantu wasonga ubugari n'ibishyimbo abantu kabaha bakarya sipaka inyama sipaka imiceri sipaka ngamafi sipaka abantu bakakirifisha nikayo yavuze ngo iki tujzi ubirahagije kullu ta'am yuqaddamu lin-nas ibiryo biribwa bishoboka yuko waha abantu turya mu ngo zacu ibyo ni walima wabiha abantu wateka ubugari n'ibishyimbo byawe waranjwe amagara abantu ati karibuni inyo walima yanjye abantu bakarya sibyo Islam wateka madha amashu n'intoryi warangiza ugateka n'ibirayi byawe hari karibuni wa Islam abantu bakarya wa Islam wajya kugura madha amandazi ku muhanda imigati n'iteremusi zazo cyayi ugatereka aho ngaho ukabwira abantu uti marhaban bikum karibuni murye inyo walima yanjye ariko abantu bamenyereye ibintu bimwe bya formule ngo umuceri ngo salade ngo za fanta ngo ndura ziyemeza kuzazigura ngo none si ngo harabura iki ngo harabura voka watermelon ngo imbuto ziriye ibyo nk'abantu mwe walima nukugaburira abantu pfa kuba urabagaburira ibiribwa subhanallah ngo mbona n'ikindi kintu bongeyeho ngo hatta walau lam yakun matbukhan ngo sinampaka ngutanga ibiryo bitetse niyo watanga ibiryo biribwa ariko bitabanje kuba byatekwa nabyo ni walima bahita bavivura yani mathalan urugero uramutse ibijumba ukabihata neza warangiza ukabikatakata ku sahani bidatetse mukocagure ba karibuni dore no ku mata yawe ikivuguto cyawe sibyo Islam ibijumba wabihase wakase ku sahani neza karibuni ayo mu'minun bemera mana dore rwose iyo walima yanjye nibyo Allah nshoboje karibuni Allah leta vivura ko walima wagize gute wayikoze byasobanutse Islam wallah abantu barikalifisha abantu gasanga umuntu ataye umutwe yahangayitse ngo nzagaburira icy'abantu ngo sinzi mufanta mufite kazi ebyiri ariko munabuze izindi ngo gose muntabare bagutabara iki wagiye kugura icyayi n'igikoma wagishigisha wallahi washigisha n'igikoma ugashyiramo agasukari warangiza ukazana imbata zawe wirariye hari ibinasigaye acuruza hari ukazizana abantu kabaha bakinywera bakirira sibyo Islam wallah yani walima walau lam yakun matbukhan nubwo byaba ari ibintu bitabanje gutekwa ku muriro ariko ubusanzwe biribwa byitwa ngo ni ifunguro uhaye abantu icyo gihe walima Allah ayitavivura dalili tugiye kuyibona mu kanya wa Islam Rasul nawe yarabikoze yigeze gutanga ibitahiye umunsi umwe yakoze walima amena itende hasi itende barariteka la azana n'amazi aravuga ati mwirire muhekenye kabisa muryo niyo walima yani itende ariko bariteka la ibi bikwerekana yuko Islam simpaka nk'ibintu bihiye wakoze ibihiye alhamdulillah utanabikoze kwa kubyo watanze biribwa walima kwa Allah batabavivura قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل إنه إمام محمد صلى الله عليه وسلم يرمز له قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول موسى يجز كبير مصابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرمز له
lamma tazawwaja ubwari yashatse umugore yakoze nikah rasul yabiye Abdurrahman ibn Auf aramubwira ngo awlim walau bisha yewe Abdurrahman ibn Auf koresha walima teka abantu barye walau bishatin kabure nubwo wabaga ihene ariko walima ugomba kuyikoresha qala al-ulama abamenyi baravuze bati rasul yabiye Abdurrahman ibn Auf kana musiran Abdurrahman ibn Auf yarumukire ariko hamwe n'ubukire bwe rasul amutegetse gukora iki walima byasobanutse Islam iyi ni dalili ikwerekana ngo walima ni itegeko ku muntu wese wakoze nikah ugomba gukoresha walima bisobanuye iki yani ni uguteka ibiryo ugahamagara abantu bakabiri kuba ukoresheje nikah byasobanutse Islam uko rasul ategetse Abdurrahman ibn Auf yamubwiye ngo iki awlim walau bisha ngo kora walima teka abantu barye kabone nubwo byaba ari iki ari agahene wabaga waranishwe gateka ugatumira abantu ariko walima ugomba kuyikora abantu bakari wa an Anas radiyallahu anhu qala numuri hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yaravuze ngo awlama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min nisa'ihi ma yani in hadith ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب قولنا وليما رسول يجي ذكر إهنزي ubwo yashakaga badamu we ngo nta walima rasul yakoze ihenze kurenza iyo yakoze ubwo yashakaga umudamu bita Zainab bint Jahsh uyu mudamu rasul amushaka yakoresheje walima kabisa imeze neza yihe Anasi aravuze ngo awlama bisha ngico gihe rasul ashaka Zainab ngo yakoze walima y'inyama yabazaga hene rasul sallallahu alaihi wasallam ico gihe Allah yamuhaye ubushobozi abagaga hene aranje hamagara abantu bararya barya inyama kabisa barishima iyi niyo walima ngihenze rasul yakoze mu buzima bwe yo kubaga iki agahene atumira abantu barihira n'imigati bararya sallallahu alaihi wa sallam twebwe tugeze hano babagiye inka abantu barabaga ngamiya za Saudiya barabaga n'ibiki abantu bakarya bakishima rasul we Anas aravuze ngo ma awlama النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب قلنا وليما رسول يجي ذكورة كبسا إهنزي مميرير يباري كليه كورينزا وليما يقول الله شكا بمدام بيتان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنس بنا ممجد يو وليما يريما يقول فقال أنس أراني فقد أولم بشاه رسول يجي كبسا غوسي Allah yamufunguriye yamuhaye riziki abagaga hene atumira abantu bararya iyi ni dalili kwerekana ngo Islam biremewe kuri walima yawe guteka ibiryo byiza kabisa Allah yamuhaye ubushobozi abantu bakarya kabisa bife yawe ukayitegura neza babyita bife babyita wiki bibira bisorori batereka bibiri ntacyo bitwaye inkoko ukazigura abantu bakarya umuceri mwiza ukawuteka abantu bakarya ugakora kabisa gahunda zituma uwaje wese muri nikahi yawe arya kana gahaga akaryana neza kanishima sibyo Islam la mani anacho bitwaye uko na rasul na ubwe yigeze gukora walima kabisa ihenzeho gatoya ubwo Allah yaramufunguriye imiryango ya riziki rasul yabazaga hene sallallahu alayhi wa sallam ili dalili kwerekana ngo rasul nawe yakoraga walima ku badamu yashaka sibyo Islam izi dalili zikerekana yuko ngo ni wajib gukora walima ni itegeko nkuko twabibonye bitandukanye n'abamenyi babona yuko ari sunna itegeze ku itegeko la as-sahih icyukuri nuko walima ni wajiba ni itegeko ku muntu wese washatse kuko rasul sallallahu alaihi wasallam na mudamu n'umwe yashaka ko yakoraga iki walima tayyib wa an Anas radiyallahu anhu qala numini hadithi Anas radiyallahu anhu qala ya rabbi Anas أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليالي يبنى عليه بصفية ورسول صلى الله عليه وسلم يجي بشاكو مدام بتصفية يدخل صفية ويمدام صفية رسول مشاكا يمفش منبه زي ما ذكروا قام طيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها rasulu yagize ukumuhesha ubwigenge no kumubohora
rasulu yabigize amahariye wa hadha misdaq ma qarrarnahu ams ini ni dalili gushimanira twavuze ejo yuko byemewe inkwano z'umukobwa kuzigira ikintu ma'nawiya kidafatika sibyo Islam ariko cingira kamaro manfaatu ma'nawiya urugero umukobwa biremewe kuba yavuga ati inkwano zanjye nyigisha suratul fatiha ninyimenya neza izo nkwano zanjye rasul nawe umudamu ari mu bari bafatiwe ku rugamba baba bimbohe rasul agira yani kumwesha ubwigenge naam abigira inkwano ze rasul itamushaka sallallahu alayhi wa sallama rasul rero yigeze gushaka umudamu bita Sofiya batangira kumwubakira kugira ngo rasul abari kumwe nawe mu kazu bari kumwubakira akazu hagati yaho bita Khaybar na Madina rasul yamaze iminsi ngahe itatu yubna alayhi bari kumwubakira akazu ari kumwe na Sofiya qala Anas bin Malik radiyallahu anhu yaravuze fada'awtu almuslimina ila walimatihi ngo rasul ramamagaramye ati ya Anas taban Anas murabizi wa Islam kana gato kabaga mu rugo rwa rasul sallallahu alayhi wa sallam kugeza rasul apfuye Anas bin Malik aravuze ngo fada'awtu almuslimin ngo rasul ramye ngo mamagara abayislam bari bahari ngo ndabahamagara ila walimatihi kugira ngo baze barye rasul tugere yakoresheje iki walima وما كان فيها من خبز ومكن انا سبوزه الاسلام غيو وليمه يا رسول صلى الله عليه وسلم ابو شكل مدام بيت صفيه وما كان فيها من خبز غنها مغاتي وروريمو ولا لحم نانيا مزريزي هذه مريو وليمه وما كان فيها الا ان امر بلالا بالامطاع فبسطت غنا تشيني رسول يقصد كمونتي وليمه يا صفيه يا شات صفيه غورetse ko yategetse Bilal ibn Rabah ura musahaba watora gadha rasul ramutegetse ku munsi wa walima ye aramubwira ati ya Bilal rambura amashiti y'amahema cyangwa se ibirago ewa rambura gira ibintu rambura za sufra rambura ibirago cyangwa ihema Bilal arangije rambura radiyallahu anhu فألقي عليها التمر ورسول الله رجل زالتين أسوك حاس أسوك كريجو هما حاس تقول كريجو كيراغو صلى الله عليه وسلم نازع بفين نعم سهاني نعم دونغو نعم سيني يسوك حاسي كو مسارة رمز كرامبورا نعم فألقي عليها التمر رسول الله رجل أمنتين حاسي والأقط والسمن وعفوا والسم يعني رسول الله جل وعلا بيمزه بغاري نعم azana ni asamni na mavuta isamuni sa mavuta inga siko baita amavuta nka bleba mubare bleba simu hizi tana yomuzi bleba na muhizi nyo siyo kubigati ni iki byose yani ibintu bimeze kuri rasul biyoze amelitende hasa nani sirangaho abwira baswaba ngo tafaddal murji inyo walima yani anasabuza wiki ngo makana fiha min khubz na byimigati na nyama na micheri na za fanta rasul amelitende hasa azana nibyo bintu bimeze nk'ubugari barisha n'isamuni n'ibiki arabo murje karibuni yasobanutse Islam ili dalili kwerekana ngo walima ni itegeko icyo ni cyambe thani yani cya kabiri walima si itegeko ngo habe ari inyama imiceri n'ibindi ngibyo takuwa iduzanye biribwa byaba ari bya bindi byatetswe cyangwa bitatetswe yasobanutse Islam wa nastafidu min hadha ili nyumu twungutse bahanga wa Islam nuko walizawji an naj'alaha 3 ayyam ngo biremewe walima ku muntu washatse kuba yapororonja akabigira iminsi 3 yani biremewe umunsi wa mbere kugaburira abantu umunsi wa kabiri namugo komeza kugaburira abantu no ku munsi wa kangahe wa gatatu byasobanutse abantu wallahi haye barabikora nko mubarabu kabisa usanga umwara wamaze cyumweru cyose ari gutanga ibiryo gusa kubera walima ye kuko yashatse abantu barya banywa bishima urusha kagenda ejo bakaza abandi gutyo biremewe abayisilamu walima yawe kubana ikora iminsi 3 yasobanutse uyu munsi kagaburira abantu ejo ukongera ukagaburira abandi nejo umuntu ukagaburira abandi igihe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye ariko muri iyi minsi sizi baru abishobora abantu zaragira bishe benshi fa sizi baru wakora uko iminsi 3 bukurikiranye
agaburira abantu. وعن أنس رضي الله عنه أنس لنونه أرون يرتبيه من الحديث وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية ورسول شاش مدام بيت صفية وجعلها عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام رسول وليمة ويكبر رجل تات يعني الدليل أنس يقول كان مبيرين وليمة كواغا ورنوان من سناه إتا تموت وامر كغوران كموت وكبر كموت وغتات Anas likatubia mwana rasul nabikoze umunsi yashatse Sofia umunsi wa mbere yagaburi yabaniki itende na bira bintu bimeze nk'ubugari na zabril umunsi wa kabiri dore bagiye kutubwira ibindi yatanze no ku munsi wa gatatu n'ibindi nk'ibyo waja fi hadith Anas radiyallahu anhu aidan no mwini hadith Anas yaravuze ngo fi bina'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi Sofia ngo rasul yashatse Sofia Anas yaravuze ngo fa asbaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam arusan gicho giye rasuli yakoze nikahi na Sofia ngo bwakeye mu gitondo kabisa ari umugeni arusan no umugeni yaba ari umugabo cyangwa se umugore faqala rasul ravuga ngo man kana indahu shay'un falyaji bihi umuntu wese ushaka kunwerera naze ntaribi iri ni dalili igaragaza yuko ku munsi wa walima la mani' ntacyo bitwaye abantu kuba bazana nabi biryo bakifatanya nawe mu kuba mwagaburira abantu gasobanutse Islam iyo bita gutwerera iri dalili kwerekana ko gutwerera birebe ku muntu wakoze ubukwe byasobanutse Islam Rasul nawe yarabyutse arabati man kana indahu shay ngo ushaka kunwerera falyaji bihi nakizane nakibazo yani bil walima Rasul taragambira ni walima ufite ikashaka kuzana akongera kubyanje abantu bakarya bagahaga ntakibazo wabasata nat'an hanyuma Rasul itategeka yuko basasa barambura hasi ihema cyangwa se ikirago cyangwa se umusara faja'ala ar-rajul yaji'u bil aqt waja'ala ar-rajul yaji'u bit tamr waja'ala ar-rajul yaji'u bis samni fahasaw haysan fakanat walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ico gihe ngo basahaba ngo baragiye buri bose bikoramo warufite itende yararizanye warufite bya bintu bimeze nk'ubugari arabizana warufite amazi arayazana warufite icyo afite yarakizanye bose barangira babitereka aho ngaho ku musara abasahaba baraza baricara bararya iri dalili igaragaza ngo abayislam yajuzu biremewe kuba madha umuntu bamutwerera mu yindi riwaya rasul yaravuze ngo faja'alu ya'kulun ni Anas ngo abantu batangiye kurya min dhalika batangira kurya kuri ibyo biryo wayashrabuna min hiyad ila janbihim min ma'i sama gico hari namazi y'imvura ari ngo mu kijerekani abantu bararya bakarenza amazi y'imvura Rasul arangira bati niyo walima yanjye murye urangiza kurya igende itenda n'ikina namazi y'imvura sallallahu alayhi wa sallama ibikwerekana ko Rasul sallallahu alayhi wasallam nabwo yajyaga aremereza ibintu tayib mu gusoza Islam ibikwerekana yuko indi faida twumutse muri hadisi twumutse indi faida yuko yajuzu biremewe umuntu kuba bamutwerera muri walima ibi yuqasu ala hada itwabigiye kompara no kuba umuntu yaza kubupfumbatiza amafaranga ku munsi wa nikahi yawe biremewe sio Islam na sunna nziza biranemewe umuntu kuba yakuzanira agafuka k'umuceri ku munsi wa walima yawe akabwira ati bose akira nawe wongereho mugaburira abantu cyangwa se na nyuma ya nikahi n'ibiki biremewe kuba waterura igitoki ukajyana mu rugo rw'abashatse sio Islam fanta biremewe umuntu kumubwira uti muvandimwe nge niyemeje fanta amakazi yabiri nzaya gutwerera muri nikahi yawe yajuzu sio Islam walima yawe nzaguha amakazi yabiri ya fanta ibi biremewe ari na Rasul sallallahu alaihi wasallam barabimukoreye abasahaba ridwanullahi alayhim la'allana naktafi bihadha alqadar katruki lana insha Allah tuzakum rizqana wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.